let's go subizamo indirimbo yanjye subizamo indirimbo yanjye uyu ushaka gufata telefone kuguhikwa fi yanjye kushaka nkareka ukayisaka umugore wanjye n'abanani bakwiye kubimenya yamarira wariraga kumbe yabagaraye ingona umukenyayo reka nguhe ikaze tugaruke kuri iyi nkuru muri kuri screen yanyu aho uyu muhanzi ukunzwe cyane n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda yaje kuza kuba yagaragaza imyitwarire itari myiza hanyuma akaza gukubitwa na bamwe mu bafana be bari bakurikiye igitaramo cyari kiri kubera mu kabari ka hano mu Rwanda. Iyo niyo nkuru rero tugiye kugarukaho uyu mwanya wa none aha, ndagira ngo untize ku minota mike cyane kugira ngo ngugezeho inkuru irambuye yo gukubitwa n'abafana k'uyu muhanzi cyangwa se uyu muntu usanzwe ukora cover witwa Servizo. Mbere yuko ntangira reka banze ngubwire amazina yanjye ni LC Rwanda nk'ibisanzwe ni kuri Special TV show. So banza urebe nimba wariyandikishije mu bazajya bakurikirana ibiganiro byacu. Kwiyandikisha nta kundi ni ukureba umunsi y'ino video hanyuma ugakanda aho handitse ijambo subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona mu ba mbere. Rero nkuko nari mbikubwiye ndabona uri kubibona ku mashusho nagushyiriyeho cyangwa se uri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga ukabonaho amashusho y'uyu mwana w'umuhungu cyangwa se umusore we ubwe avuga ko ari umusitari ariko nyamara ibyo ngibyo abantu bagakomeza kugenda babishidikanyaho. Uyu nguyu yitwa Servizo. Uyu nguyu akaba azwi cyane mu gukora indirimbo azisubiyemo, ubwo bukaba ari uburyo bita cover. Ni uburyo akoresha bwo gusubiramo indirimbo zakunzwe hanyuma we akazongeramo amagambo ye ariko nyamara injyana ikaguma ari yayindi. Uyu rero ni Servizo, akaba ari bwo buryo amenyerewemo mu gukora indirimbo ze, ariko bikavuga ko harimo izindi ziwe afite aba yariyandikiye ariko izo ngizo zikaba zidakundwa. Uyu Servizo abarwa mu bahanzi bakizamuka ariko nanone ntabwo twakirengagiza ko afite umubare munini w'abamukunda ku buryo asubiramo indirimbo z'abandi hanyuma we akazikora mu buryo bwiwe. Mu ijoro ryakeye ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025 ubwo umuhanzi uri kuzamuka ndetse unari gutanga icyizere muri muzika nyarwanda mu bijyanye no gukora cover cyangwa se gushishura mu ijwi ryihariye ndetse no gutegura udushya kuri stage. Uyu nguyu bakamwita Benovio. Uyu nguyu akaba ari nawe uherutse guhabwa stage cyangwa se urubyiniro rw'umuhanzi The Ben ubwo bari muri press conference yabereye hariya muri Car Free Zone mu mujyi wa Kigali. Ni Car Free Zone yateguraga igitaramo uyu muhanzi The Ben azahuriramo n'uwitwa Bruce Melody, kigomba kuzabera muri BK Arena tariki ya 1 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Uyu Benovio rero akaba ari umwe mu bahawe stage ubwo yayisabaga muri urwo ruhame rw'abanyamakuru ndetse n'abahanzi bombi. Uyu Benovio mbere yuko ajya kuri iyo stage ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere 2026 yarabanje ategura icyitwa View Nation Gala. Mbere icyitwa View Nation n'ubundi ni inzu imufasha mu bijyanye n'imiziki ye mu studio ndetse n'ibindi bihuriye no gutangaza amakuru ye. Iyi View Nation Gala rero ikaba yarateguwe na baterankunga bagiye batandukanye. Iyi View Nation Gala ikaba yari yarahuriyemo n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo uwitwa Fireman, harimo uwitwa Skytu wa Bagahe, hakabamo Benovio nyirizina, hakabamo uyu Servizo ndetse na Mitsutsu n'abandi bagiye batandukanye. Bikaba ari ibikorwa byari byabereye ku kabari kahitwa Kraus Bar Resto gaherereye hariya ku Gisozi. So aho ngaho abantu barahazi cyane. Rero ndagira ngo ubwo abahanzi bakizamuka babanje ku rubyiniro nibwo uwitwa Servizo yabimburiye abandi bahanzi bose basa nk'abandi bose basa nk'abamaze kugira izina rikomeye hano muri industry nyarwanda. Ariko nyama uyu Servizo kubera ko abantu ntabwo bakunze kumutiza amatwi kubera ko indirimbo ze ntabwo bajya bazizereramo kereka iyo ugiye mu bice by'icyaro cyangwa se hanze y'umujyi wa Kigali.
MC witwa MC Girlfriend ubwo yari ari ku rubyiniro yagize gutya yakira umuhanzi bita Silvizo. Uyu Silvizo rero ubwo wari mwakiriye ku rubyiniro yabanje gutindamo, hanyuma wari uyoboye imiziki cyangwa se DJs acuranga indirimbo umuhanzi ataragera ku rubyiniro, ndetse abanza no gutinda cyane bigeraho abafana baba bazabatangira kumuha bu cyangwa se bitangira kumuha urw'amenyo. Uyu DJs yakomeje gucuranga asa nk'uhamagara uyu muhanzi Silvizo atinda kugera ku rubyiniro, ariko nyuma y'iminota nka 15 aho bari bamuhamagariye nibwo yaje kuza ku rubyiniro, ariko aza n'ubundi abafana bamaze kumutakariza icyizere. Uyu Silvizo akigera ku rubyiniro bwa mbere yabanje ategeka DJ gusubizamo indirimbo ndetse akayereka ikarangira, ariko kubera ko abafana bamaze kurambirwa iyo ndirimbo ndetse banamaze kwikuramo uwo muhanzi, abafana bahise bavuga ko akwiye kuva ku rubyiniro. Uyu Silvizo rero nta kindi kintu yigeze akora cyangwa yatekereje uretse kuvuga ati njye natanze urutonde rw'indirimbo 5 mugomba kuzireka zose zikarangira kandi nta na hamwe muhagaritse. Nibwo DJ rero wari uri ku DJ cyangwa se wari uri gucuranga iyi miziki nibwo yasubije iyi ndirimbo inyuma irongera iratangira, ariko abafana bakaba bari bamaze kuyanga ndetse banarakaye cyane bavuga ko uyu Silvizo yarambiranye ndetse ko nta n'icyo bakimutegerejemo, ahubwo agomba gutanga umwanya kugira ngo abandi bahanzi bakurikireho. Silvizo yaje gukomeza guserera ndetse atangira gutonga DJ aramubwira ati naguhaye indirimbo 5 ugomba kuzirika zose zikarangira ndetse nta na hamwe ukasemo. Byumvikana ko Silvizo yaratanze urutonde rw'indirimbo 5 agomba guperforminga kandi zikarangira nta n'imwe DJ ahagaritse ndetse akazirimba zose uko zakabaye, kandi ibyo byose akabikora kuva ku isaha y'isa sita nk'uko yarageze ku rubyiniro. Kandi nyuma ye hari abandi bahanzi ndetse banakomeye cyane harimo uwitwa Benovio, Skaitu ndetse na Fireman. Uyu Silvizo rero ntabwo yaje kuza kuba yakumvikana DJ byaje kurengaho ubwo Silvizo yavuye ku rubyiniro hanyuma yinjira mu bafana, abafana bakomeza kugenda bamusunika. Silvizo abonye ko abafana batamwishimiye nibwo yaje korera kuri bafure zegereye DJ, aho DJ yari ari kudijira. Hanyuma Silvizo aramubwira ati ndavuze ngo indirimbo zanjye 5 naguhaye ugomba kuzicuranga kubera ko ni mwantumiye, ngomba kuzicuranga nkaziririmba zose zikarangira ntitaye ku rukundo abafana bamfitiye cyangwa se ku rwango abafana bamfitiye. Ibintu biza kuba intambara rero DJ icyo yakoze rero nta kindi wese mu gucuranga indirimbo, ariko akayagenda n'ubundi azisimbutsa kugira ngo umwanya utaza kurambirana. Uyu Silvizo ntabwo yaje kubyishimira rero yakomeje kugenda avuga ko indirimbo ze bari kuzifunga nabi, ndetse avuga ko indirimbo ngo yazitanzeho amafaranga menshi bityo batari bakwiye kuba bamusuzugura kubera ko indirimbo ziravuna kuzikora ndetse yanazitanzeho akayabo k'amafaranga menshi yiwe. Abafana mu ijwi ryabo rirenga cyane bavuze bati izo ntago ari indirimbo, ibyo nibishishwa, kubera ko bari babitewe n'uko Silvizo yashyiragamo indirimbo bakumva beat barayizi ndetse indirimbo barayizi ariko amagambo ntibayazi, ariko bagahitamo kuririmba original y'iyo ndirimbo, ari naho bahereye bavuga ko iyi Silvizo ibyo bishishwa atarakwiye kuza kuririmba mu basirimu nka bariya. Silvizo yahise agira umujinya afata microphone, ngira ngo murazi kubona hano mu bafana cyangwa se hano muri video. Ubwo Silvizo yafashe mikoro irangije kubita umufana urimo aramubwira ko ibyo ngibyo ari ibishishwa. Abafana bahise bagira umujinya kubera ko bari banamaze no kumurambirwa, biba ngombwa ko bamusunika cyangwa se bamukurubana aho ngaho kuri bafure yarari. Arangije bamushyira hasi baramubwira ati sohoka, ntabwo tugushaka ko ukomeza kuturirimbira. Icyabayeho uyu Silvizo yakomeje kugenda arwana n'abafana, biba ngombwa yuko abasekirite bari gukora muri ako kabari ka Karaosi baza kugira ngo basohore Silvizo, ariko Silvizo aranga ababeri bamba ndetse atangira no kugenda abaruha. Silvizo aje kumuterura baragenda mushyira hanze, ariko Silvizo kubera ko n'ubundi ibiyobyabwenge byinshi ngo yafashe cyangwa se ashobora kuza kuba yari yasinze, ntabwo yumvaga ko abafana bamurambiwe, ahubwo yashakaga gukomeza ahatiriza kugira ngo akomeze aririmbe indirimbo ze 5 zirangire. Icyabayeho rero abafana baje birondera kuri Silvizo, hanyuma batangira kumusunika bamusohora, hanyuma bamwambura n'imyenda. Uyu Silvizo rero nibwo bamusohoraga bamunaga hanze, abafana ndetse n'abasekirite
baje kumunaga hanze. Servizo nta kindi yaje gukora uretse gufata telefone ye atangira kugenda ajya live ya TikTok mu masaha y'isaba z'ijoro, agatajya kuri live ya TikTok agatangira kugenda abwira abamukurikira ko bamukubise ndetse ko akubiswe n'umwe mu barinda ako kabari ndetse na nyirakabari. Igihari nuko umukire cyangwa se boss wako kabari ari we bita Claude nta kindi yakoze uretse guhita akumira hagati y'abafana ndetse n'iyo Servizo, abwira abafana gusubirayo hanyuma bakajya gukurikirana iby'igitaramo kubera ko haragezweho abahanzi bakunzwe ndetse banaririmba cyane. We avuga ko ikibazo cya Servizo agiye kugikurikirana. Icyabayeho uyu boss wa Klausi uyo bita Claude yasamagara inzego z'umutekano harimo Daso ndetse n'irondo ry'umwuga, hanyuma baraza basanga Servizo ari kuri live ya TikTok arimo arabwira abantu bamukurikira ko ahohotewe kandi yenda kwicwa. Icyaje kubaho rero izi nzego z'umutekano zasize mushyira mu modoka hanyuma baramujyana kubera ko yarimo guteza akajagari ku bantu bari bitabiriye ibitaramo cyangwa se bari bitabiriye ibirori bya View Nation Gala. Servizo amakuru ahari nuko yaraye n'ubundi mu nzego z'umutekano kugira ngo banamufashe kuruhuka ibyo biyobyabwenge niba n'ibyo bwenge cyangwa se inzoga z'ibisindisha ari yanyweye bibashe ko byamushiramo hanyuma aze kugaruka ku murongo. Ubwo yitwa Benovio yagera kuri byiniro yaririmbye aririmba indirimbo ze ndetse zinakunzwe cyane, dore ko yahise yibagiza ku kajagari bose ku kajagari kari kamaze kuba katizwa na Servizo. Ubwo uyu Benovio yafatanyaga n'uwitwa Skytu wa Bagahe, afatanya n'uwitwa Bamisitu n'abandi bose, hanyuma uyu kikiro cyaje gukomeza nkaho nta cyabaye. Uyu Benovio rero yaje gukomeza agenda akurikirwa n'umuhanzi witwa Fireman warondekerejwe n'abatari bake hano mu Rwanda, aririmba indirimbo za kera zikunzwe by'umwihariko indirimbo bita Itanga Ishaka, ari nayo yaje kuba yageza ku mupfundikizo w'iki gitaramo. Hanyuma ibirori bikomeza kugenda bigenda biryoha bigwa mu mutwe y'Abanyarwanda bari baje muri ibi ngibi bigize akajagari Servizo yarabateje. Benovio nk'umuntu waratumiye uyu Servizo nyuma y'igitaramo yagaragaje guhangayika gukomeye kubw'umuntu we yari yatumiye, hanyuma agerageza kuba yashaka amakuru yerekeranye n'umuhanzi Servizo, hanyuma bamusobanurira ko Servizo aho ari ashobora kuba ari mu nzego z'umutekano kubera ko yagaragaje ko ashobora kuba yakoresheje ibiyobyabwenge, hanyuma bakaba bari kumufasha gutuza kugira ngo asubize ubwenge bwe ku murongo. Nuko rero ibitaramo byaje kurangira, abafunzwe bafunzwe akana wabo kandi wabo abandi wabo. Igitaramo gisozwa gutyo uwitwa Benovio atangaza ko ku itariki ya mbere azagaragara n'ubundi ku gitaramo kizaba hariya ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026, aho azafatanya n'abahanzi bakomeye hano mu Rwanda harimo uwitwa The Ben ndetse n'uwitwa Bruce Melody 001, bizabera muri BK Arena. Nuko rero byagenze bwo ku bantu murimo kubona amashusho ku mbuga nkoranyambaga z'uyu Servizo aryamye hasi cyangwa se bigaragara ko atameze neza. Nuko ibintu byaje ko byagenda kandi amakuru none dukomeza tuyakurikirana 5 kuri 5 yatumenye se uyu Servizo araza gukurikiranwa n'ubundi n'inzego, araza gukurikiranwa ahabwe ibihano cyangwa se araza gusuzumwamo ibiyobyabwenge kugira ngo ajyanwe muri rehab, dore ko Servizo n'ubundi asanzweho kugaragaza imyitwarire itari myiza muri rubanda. Ibyo ngibyo bikaba binavuga ko ashobora kuba ariyo mpamvu ituma atagaragara neza cyane hano mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Uyu Servizo n'ubundi bavuga ko asanzwe akoresha urumogi n'ibindi bigiye bigiye bitandukanye. Ese bundi reka mbibariza abanzo mu Rwanda, mufite ikihe kibazo mwabaye iki? Abastar abasani mu Rwanda mufite ikihe kibazo mwabaye iki? Kubera iki nyine usanga ahantu henshi bari kugorana ibiki n'ibiki, barwanye bateje akajagari ngaho bamwe mu tubari nibishyura? Ndagira ngo mbibarize rero namwe muyisubirize, tujye muri comment turebe ese abastar nyarwanda bafite iki kibazo ra. Mugire ibihe byiza. Yari RC Rwanda, RC wanyu cyangwa se muri umuna wa Yesu. Ndakomeza mbakurikirana amakuru ku yandi akantu ku kandi. Mugire ibihe byiza, murakoze cyane.